Mwiriwe neza, nizere ko mumeze neza. Nanone tugarutse muri rya somo nanone ry'ikinyarwanda hano kuri Menya Vuba Ikinyarwanda TV. Nizera ko rero mukomeje kudukurikira, nanabashishikariza gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo nge ndeba ko hari aho tuva naho tujya. Ubu rero ntabatindiye n'ubundi nje kugira ngo twirebere twa turi kwitondagura, twa turi ku buryo bwo uturemajambo tw'inshinga. Niyo twarebaga tondagura inshinga twarivundu twararivuyeho. Ubu rero tugiye ku cyo bita uturemajambo tw'inshinga. Uturemajambo tw'inshinga tuvuze ni tungahe? Ni uturemajambo tw'inshinga itondaguye kandi uturemajambo tungahe? Uturemajambo tune. Tugira indanganshinga, tukagira indangagihe, tukagira umuzi, tukagira n'umusozo. Ndibuka ibyo bintu twabinyuzemo. Ubishaka wamanuka rwose kuri video ya gatatu yabanje turimo tubona indangagihe, uburyo twasobanuye indangagihe zimwe na zimwe, uburyo zikoramo. Twazibuze zose, yego ndabyemera, ariko n'izindi uzishaka wanyandikira kuri iyi nimero nazo ngazikubwira nta kibazo. Two tuba tugera tunyura mu masomo kugira ngo nyine nuhagera ubiva ati ahantu narahize, cyangwa se aha hantu hari uburyo nshaka kuyikura, cyane ko yaba imivugirwe yaba mu ishuri, hano byose bizajya bihanyura. Ni gute tugomba kuvuga ikinyarwanda nk'ikesha mvugo? Ese ni gute tugomba gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda nk'ikiboneza mvugo? Byose tuzabyigira hano, kandi ndabizeye cyane muri abahanga murafata, kandi nzi ko munkorera subscribe, like and share bidajyana na comment. Twihuse cyane rero, twari tugeze turemajambo twari tune twaturangije. Ubu rero tugiye kwivugira ku tundi turemajambo dushobora kongerwa mu turemajambo tw'inshinga itondaguye. Tugendeye ku cyitonderwa baratubwira ngo uretse uturemajambo twibanze, twa tundi fatizo nyine tw'inshinga itondaguye, ubundi hari utundi turemajambo twungirije, ari two utuno, impakanyi, indangacyuzuzo ndetse n'ingereka. Utuno, impakanyi, indangacyuzuzo ndetse n'ingereka. Ubwo rero reka dukomeze, turahera hehe? Reka duhere ku tuno. Shobora tuno n'uduke se n'amano asanzwe. Ntabwo undi ari n'indi jambo kitwa ngo ni mbanza. Ushaka kuvuga karutu, ushaka kuvuga ko ari impuza, ari kuvuga utuno cyangwa akano, cyangwa se ukavuga ngo mbanza. Byose ni kimwe. Mbanza urumva ko biba gunshinga kubanza, ni ikintu nyine cyabanje. Ubundi akano ni iki? Akano ni akaremajambo kabanziriza utundi twose bifatanyije mu kurema inshinga itondaguye. Kakagira ute? Kakabanza. Buri gihe rero mbanza ifata umwanya w'imbere. Hari rero amoko atatu ya mbanza. Hari aho uzasanga bakoresheje si ifatwa nk'impakanyi, hari aho uzasanga bakoresheje ni, hari aho uzasanga bakoresheje na nti. Duhere kuri A, cyangwa se duhere kuri A, cyangwa se akambe ku mpakanyi duhere kuri ni ikora ite? Ni rero igaragaza inziganyo n'integeko. Muri kubikurikira? Igaragaza inziganyo ndetse n'integeko. Ukaba wavuga ngo ni muteke, hakabanza ni, mu, teka, musozo mwarayibagiwe, sozo Mbon, dukomeje rero tuvuga ngo ni musome. Ni musome, ni mu iburizwamo, soma
umusozo e. Kavuga ngo nutaha, iyo ni inziganyo, nutaha tarashyiraho ibindi, nutaha umvugishe, nuteka, nuvoma, maraziganya. Ubundi kuziganya ni uguteganya, turi kujyana. Kuziganya ni uguteganya mu rurimi rw'ikinyarwanda, niko bishatse kuvuga. Ngo nutaha ni u ni y'akano, u iburizwamo, taha umusozo a. Twavuye rero tugeze ku ka kabiri, kuri ka kano nyine. Utuntu dushobora, twabivuze ko tugira amoko atatu. Akambere turakabonye nini, none tugiye kwirebera ese si na nti bikora ute. Nkuko nabivuze, si na nti bifatwa nk'iki, nk'imakanyi. Ariko si ikorana na ngenga ya mbere y'ubumwe gusa. Si ikorana na ngenga ya mbere y'ubumwe gusa. Ati gute? Ngenga ya mbere y'ubumwe, nkuko ngenga narayivuze, twarayirangije ko tuzivuga. Ngenga ya mbere y'ubumwe ni njyewe, njyewe nyine y'ubumwe, apana twe y'ubwinshi, ni njye. Ukavuga ngo ugategeka, ukavuga wenda ngo rya, kutarya, akubwira ngo wowe ugahita umubwira ngo sinjya, urahakanye. Rero ngo kutavoma, ngo simvoma, kudakunda, sinkunda, kudahaha, simpaha. Nizera mwese murahaha, nta muntu udagira icyo ahaha niyo waba uri umukungu. Ushobora guhaha imyenda, ushaka ko ntabwo waba umukungu ugira uruganda ugire n'ibindi, ntabwo byakunda. Twikomeje rero, tugiye kwirebera ese ntiyo ikora gute. Nti rero yo ikorana, ubundi niyo navuga ubwo ari mu zindi ngenga zisigaye. Ariko reka tubirebe. Ubundi yandi ikorana na ngenga ya mbere y'ubumwe gusa, naho nti igakorana na ngenga zindi zisigaye. Kavuga ngo ese murarya, ntiturya. Mutandukanye iri jambo, hari abantu bakunda kubyitiranya, nabo ko tuzigiramo n'ikinyarwanda cyimitse. Ugasanga umuntu aravuze, aravuze ngo ushaka sitwariye. Kandi si ikorana na ngenga ya kangahe, ya mbere y'ubumwe. Ngo sitwariye, yewe sitwavomye, yewe sitwavuyeyo bwije se. Iyo urimo uvuga abantu benshi, cyangwa se utari kwivuga wowe ku giti cyawe, uzakoresha nti. Tukuyumva, impakanyi nti na si biratandukanye. Hamwe uravuga ngo simvoma, sindya, sinkunda, sinteka n'ibindi. Ariko umuntu uzana mu makanyi nti, ntiturya, ntitujyayo, ntibavuyeyo. Ubwo niyo nti ivuga ko ari abantu benshi. Ntuvoma se, ushaka guhakana, ntuvoma se, ntuteka. Ubwo ayo magambo yose ntabwo uvuga ngo suteka se, no. Suhinga se, ko ufite intoki zinyerera, ugatutangira ngo yewe ngo nyine ndahinga, suhinga se, no. Ntuhinga se, icyo ni ikinyarwanda kigize cyuzuye. Imakanye rero turayibonye, uvuga ngo tubonye amoko y'iki, y'akano. Akano ni iki? Akano ni akaremajambo kagira ute? Ni akaremajambo kabanziriza utundi turemajambo tw'inshinga itondaguye. Tukagira akaremajambo, kakaba karimo amoko ngahe? Atatu. Hari akaremajambo si,
tukagira akaremajambo nti, tukagira n'akaremajambo ni. Na iyo twavuze ko igendana n'inziganyo, ni ikoresha ikorana n'inziganyo cyangwa se integeko. Nimusome, nimuteke, nimuvome nandi, uri gutegeka gukoresha ni. Noneho tubona si kikorana n'iki na ngenga ya mbere gusa. Turongera tubona nti yuko igenda igerera muki muri ntera muri ngenga zose ziki zikorana n'inshinga. Ubwo rero reka tube duhagarikiye hano, ahubwo tuzaza twirebera. Turacyari mwibuke neza ko tukiri kuki kuza kutundi turemajambo dushobora kongerwa muki mu turemajambo tw'inshinga itondaguye, mubyibuke. Aha rero tuzaza twirebera impakanyi, tuzayibona. Turebe indanga cyuzuzo cyangwa se inyibutsa cyuzuzo. Twongere tuze tureba ingereka. Ingereka harabe murazikunda, cyoze benda abanyeshuri bo murazikunda. Ingereka zikora iki, zifite akamaro ki? Tuzabona nyine ingereka ziba zimeze zite. Ushaka kuvuga ijambo ako ntumenye cyo ushaka kuvuga. Hano rero kugira ngo uzabyiyumvishe, nzabikumvishe ndetse unabyumvishwe n'undi uvuze hirya uvuga ati nugavuze iri jambo kwejo ngo yamusomaguye. Ese iyo gu niki, uru yajemo, usizwe harimo uru, iyo ye niki, iyo ya nyine ututumenya kugira ute kugenda uducagagura. Hano nitumara gutunyuramo gake nzayenza ntanga icyo bita mu cyongereza mu ndimi z'amahanga nimeze nka practice. Nze nandike magambo kuri screen, none ndangiza mbe ndi hariya nje nkubwira ngo iri jambo warikora, cyaze ntange nk'ifoto kuri YouTube channel, nkora amagambo none ndebe ko mwayasubiza. Yako nzajya mbanza dukore icyo bita ni imyitozo, dukora kugira ngo turemajambo tugiye. N'abanyeshuri bamwe muri secondaire kuva ko cyane ko guhera kuva mu wa mbere secondaire kugera mu wa gatandatu w'amashuri yisumbuye. Ndetse nkongera nkajya no ku ruhande ari inkuru zabayeho nk'insigamugani, nzajya nanabaha n'insigamugani, kandi izi nsigamugani murazikunda, mu nkaza nkabafata nk'insigamugani. Wenda tubwe nk'insigamugani wenda ikunda gusetsa abantu. Hari insigamugani ivuga ngo nta nzoga ya nzonyo, nzaza nyine mbabwira ati byagenze gutya, ndetse n'izindi. Hano rero tuzigira ibintu byinshi. Nababwiye ko ari ukwiga umuco, twiga byo mu ishuri, twiga icyako cyo mva nuko nta kujya kure y'ikinyarwanda, nta kujya kure rwose. Ndakunda cyane rero, reka mbareke mugire umunsi mwiza, mugire n'iminsi myiza igihe ntari kumwe namwe, ariko mba mbazirikana. Ciao ciao.